urakibuka umugabo wabonye gahuka
agahisha ujana munsi agashibuka munsi iwacu basibona hasi agahisha ngo itorere ry'ukuri icyo turabimenya ni nariyo zagiye kuyohereza amakabona yasohotse turamubwira mu itegeko ry'ubwoko ry'ubwoko ngo Yehova kandi kubo toge twari kuyiba babo ngomba kumutera babo kikomo tujameza hadi kibara kusika nini kwa maana wakazana babo kao hapo kwa hiyo musamuke tumomuka alikuwa kutesha kitu mtu wao ndio wao kandi wao akazana wao wanashika akaambia wao kuna ile hamsika bakaza wao kubakisha Mungu anamwambia Mungu ndio mtaro bakisha Bukacha kwa kutumia watamu watenda haja kwa ni mwanzo mwingine kutekeleza usifahamu watu mnawali hapo watu msinyaka tano kusoma wanashika wao kwa sababu cha kama kuna na mwanadamu kwa mapati ufala kani hapo Baksaja baru biasa. Jadi bukan sudah berjalan. Kita senang. Ibarat awal-awal saya baru kesal. Umusaba warabu kutoka mlango kutana ishukani alihuzunike muzama babu kugaburi vinge hakati ya yale kutatu akabula kuona hapo kwa kusia kuna shughuli ndio ndio kwa kabisa hata kazi hata kama kama kwa katania mtu hapo kwa alafu wale ndio Kristo alipokuza darasa taanza na Mungu kaanza na Mungu akasema Mungu nawe alinda kwa Mungu Mungu nawe ngoja Mungu nawe Moshe vibaya yaani kuangu na ngomukuru waza alifunga kabla mtani baba babu baya sege yaani mtani msikiza hapo hali ni maana msikiza hizo msikiza kwa hizo imani ndio msikiza anaona kila mtu msikiza mbaya Kristo kanisa kwa ina teknolojia ndio maana kwa amen uzo tunaweza kusema uzo tunaweza tumishi Jote kota kuvuka kota kugenda kota kubaha makao kubadala kwa okay tibadala kwa okay hapo kizaliwa hapo msilabu tunaona uko simba uko kaneleza tuna haya ni bora tibati yeye hapo hapo ndio kufanya hapo siku mimi kaneleza wewe tunasabia kupiga hiyo kwa no kijana ni je haikini kwa
ngo mbona ukisubira nataka wanaona nipata basi basi tumekuwa sasa tunaona wanaona wale mafasi wakureshi hasa kusema wasome ndio soko kwa ndio kutoka telefoni sana wakuja watu kwa sababu ya mimi shughuli kwa nishikia Mungu ndani yake ndio kwa sababu tuombe Mungu akasema Mungu na baraka sana wale kuna wasa kwa sababu wanatumaliza ndipo sababu tunaje kukisi Mungu ndio wasa kumgasi baba kwa nini la basi awasa ndio ndio hicho Nama bila mtu hana wasoro basi. Sasa basi ndio kuje. Usoro ndio mtamu cha kete. Yamba ndio hicho. Aba mtaka kwa nini? Hapana ndio. Naona wana ndio kwa nini ndio. Naona kwa sababu ndio ndio ngoja. Kaya mimi sio hadilia wao ndio mambo mara kitu gani ndio na Mungu litashinda kwa hiyo situasifu ndio na Mungu litashinda hapo tunashoki kuishi na Mungu tuzaa kwa kima wewe Mungu sasa umeelewa ndio lengo naweza kama somo kisha tunaye sogeni mzungu mzungu wake kama ndio alikuwa ya kila mmoja Kirani kwa zisuje ugera muri parwasi ubona kugera muri district n'uvamu shaka kujya muri conference tuzabona kuhanga ubushobozi uriko murabukiye yari nshaka kugira hotel bari kuvugura bitewe ashaka kugira nabonye ikintu cyane kana hapo ufite Biblia ndio simulishi hapo 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 hiyo kitabu kali ndio tu ndio msegero ndio watu wengine hata tuze kuwakumune kali mtekeleze basi kwa kibali kama ndio wao kibali kitu kama mtaweza hapo kweli baba wangu kwa sema badala Iwo ndio ndio kwa Mungu. Tubakia hapa. Hadi tutakuru tutahangana naye. Nani ndio kisha. Binye kwa tunavuga bishinga tulikomeza. Bafuka bonge sababu kutobalie kizibani kwa tuziko keleko umurimo w'Imana ukomeza kubishima Imana ikatwongerera bakizwa buri munsi Imana yamuhereje murakoze reka dushimire abashitsi bacu dushimira n'abateguye iki giterane zenda abandi baza kubashimira ariko dutwareka natwe kubashimira uhereye ubushize mwatanze umwanya wo kubaza ibibazo ariko bikurikiranye n'uko abantu bagiye basubiza n'ubise byari akantu abantu baza bashaka kubabwira none mureke uzazubaza tuzakubaza ikibazo dutegereze ibisubizo ariko kubera ko bakanya ikibazo n'inyunganizi
inyunganizi turazitanganya byenda n'uburyo no kuza gukonkiriye izindi nyigisho zacu izo nyunganizi tuza kuzitunganya ariko uburyo ikibazo abana bazi ikibazo rero ikibazo cyanje ni twagatambuke kamera bakamenya n'ibintu rero tuzakubaza abanyeshuri kugira ngo koranabuhanga bahore kandi siga kiyadukurikira bibashe kumva ikibazo kandi umuntu wese atekereza ikibazo nakwiye kubaza isika cyumva ikibazo kibajije nari maze kuvuga kugira ngo abafite ibibazo babaze ibibazo twari kubivana ari inyunganizi uzakugira icyo wunganira araza kukivuga nyuma byo ndavuga no gusoza amasomo yacu ikibazo cyanjye kirababana bakwigishijwe cyane bakwigishije ibintu bijyanye n'indangagaciro z'itorero ndetse na kirazira batubwira ukuntu tugomba guhaguruka tukavuga uruhare rwacu rero muri iki gihe ni ukuvuga ariko naje kwibaza icyo naje kwibaza mu ijambo rivuga rwose kuki abantu bakavuga ukuri none hariho uruhare n'abakirisitu kandi turikumwe n'abashumba ariko cyane cyane iryo jambo ryazaniza umuhamya waragize ukuri wazaniza ubuzima bw'ikigega mukuru ku ruhande rw'aho abashumba kuko ni twebwe tukavuga ukuri kandi twahabereye kukuvuga ese ikibazo biraterwa n'iki kuko tutavuga ukuri cyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri bakubwiye kwitwara muri iki gihe inshingano zacu izo ari zo burya iyo abantu bahagaze bakubwiye ni ukuvuga ngo byari hamwe n'ibitabiriye uyu munsi rero kubigerageza kandi tubabaho turi kwigerageza n'ubwo hari ibintu bitareba kandi ibintu byose birimo ni ukuvuga ngo kandi izo bigerageza uwubaka inzu cyangwa se wakoze ikindi gikorwa gikomeye yamaze kugerageza ko yagufana hari ikibazo ariko kubera kugerageza aza kubona igisubizo rero kagira ngo natwe rero mu gihe tugiye kugera mu igerageza k'abashumba cyane abashumba tugire ibyo guhindura kugira ngo tugere kuri iyo twakora iki rero kugira ngo tugere kuri iyo abakirisitu rero muraha muraza kudufasha hari ibyo tuza kwishyura hari ibyo tutaza kuvuga twakagombye kuvuga noneho uyu mwanya ni ubusasizo ni umwanya w'abantu muvuge ibitagenda kubashumba ibituma byera umurimo w'imana utagenda neza akandi kantu ntabwo ntarashaka kubatinda sirikana yatubwiye amagambo ushobora kuvuga n'ikimburo n'imburo zaje mbere y'uko ibi bibazo by'intambara hari abantu baje bamaze gushinga barababwira ngo kubera yuko n'ibisigirwamana nimutareka ibigirwamana mu mubiri muzahora n'intambara kandi iyo ntambara izatuma mutatana muje mu gihugu cyawe ariko bakubwira iri jambo abana bari mu gihe iyo ngiyo muzaba mujyaneyo ubutumwa bwiza
none iyi ntambara igihe kirekire icyatumye itinda byaba bifitanye isano niyo bari gukora ubu ngubu cyane narangije. bakoze cyane kuri iryo jambo rishingijeho yongeramo ijambo aravuga ngo nubwo uzotaka nanone uzongera bagaruke basubize mu gihugu barashima. bavuga bati abantu basubiza ntabwo tutavuga ko baza kandi basize mikoro ahandi umwana akomerekera iriya kamera. abakoze cyane abigisha batwigishe inshuti bacu baraherezagisha jewe ikibazo ukeneye kubaza batwigishije tugomba kuvuga ukuri tugasenga cyane kandi by'ukuri tuba dusenga ariko ugiye kureba kuva nawe gutwituye kwiraguru ibintu byose byapfiriye gusenga kandi nyine ariko hari hakwiye kuba icyitegererezo cy'umurongo. Intambara nyinshi mu rusengero kandi ariko twaradusenga kutavuga ukuri bikorerwa mu rusengero. rero jewe nk'abantu bose ukuri tuzakubona gute kandi twari twiyita ngo turabajya kuri urusengero. ikibazo cyane cy'abantu bose ukuri tuzakubona gute. ijambo rya kabiri gusenga ko turasenga twatangiriye ngo tuza dusenga none hano inyigisho zavuze ngo dusenge cyane. ese gusenga cyane igute bw'ibyo byaje nakoze bakoze ko barabasubiza tugaragara mu buzima reka badeshimire ko twigishijwe abashumba bacu batwigishije umwuka. ikibazo mufite bashumba ni mwebwe mwatwigisha nuko mpagaze aha ngaha nigishijwe namwe na revera gaparisi na sentanda tete na sentanda ubuwa abo bashumba banje banyigisha n'umurimo w'Imana, banyigisha ubudyakoni, bashyira ku mwarimu, basengera ku pastori gutya ndabungaza mu kintu cyane. abo ngabo nibo nigiyeho nibo banyigishije ariko umva aho twasanze ibintu byatandukanye hano ugeze mu Kenya. aho nasanze bitandukanye inzara y'umunsi w'intambara 9/5 umunsi abantu bari mu bashaka bagiye gupfa uwo munsi twari kabiri kandi n'abantu bavyaje muri ahandi y'abandi bantu abantu bashaka gupfa hari cyangwa yavuze ngo abantu barapfa uwo munsi twari kabiri aravuga ngo wewe munyamakuru nawe Rwanda twashikiranye aravuga ngo iyo ntambara wewe musaraba ariko wowe uranze muri iyi ntambara mubasisha ndabantu ngo ni kuvuze ngo byose nzarenza abantu barapfa none ni iki kimwe aravuga ngo muzagenda ngo wari ikintu babwiye kashumba b'Imana muzazekana ni ikintu kigo iyo mu kigamo hasa ntambara yoba impamvu nshaka kwivuga n'uko dufite iyo ntambara hari umusumba bavuze hano muri Kenya kandi ndashima ndi kumwe na mukuru wacu aha ngaha arazi ukuri kwaje kose nibo banditse. hari umusumba hano muri Kenya ahavuga yaravuze ngo ijambo rya mbere ngo mugeni ati ndashima atayowe setani kumenya
arabona bakubwira ngo mwebwe ko muzana amajambo ya Revera Biterete ubwo n'umushumba kandi tusaho ndibe y'imbere y'Imana amajambo y'abarera Setani Biterete n'amajambo y'abakashaje ayo majambo waba murasubira kuko tugeze mu kindi kinyejana tukaza tuzanira ayo majambo ibi ikovuga yabivugiye mu giterana abana bukanda arangize hano harimo abakirisitu abakobwa benshi bavuye mu Rwanda baje kurokanya muri Kenya basigaye batera mu biri ngo bari hano muri Kenya barashaka abagabo bariya n'abana bariya bamaze gushika hano yari yashyize none agiye gushaka n'umusore wamuhamagaye ndagenda amaze gushika hamagara wa mukobwa umugore uzayikana nawe ni gute tusohoke isi mushe wa mugore aramukarage umunsi yagiye kuri uwo mugabo nahagurutse mu kanisa ndamutera ikintu kibabaza namaze kumutera aragenda amaze kugenda wo mugabo buce barashaka ariko bagenda muri iyi kanisa nuko barakora imirimo ikomeye bategereje niba barakora imirimo ikomeye kugeza aho nateka ngo musumba habwira ngo kuki namutezirwa ariko n'utakoresha n'igitewe n'iki arangwa amahubiri ya metodiste ugendereke abigishwe n'abapasi abamariyamu no mu muto ugendereke ubutiri kinyejana none kandi bashumba ikanisa tubyoroshye sabashumba bose muri kimwe n'inani sabashumba bose muri kimwe ariko kishi bigone gasaba babiri no muri Sababu koko noneho umuntu atekereje yuko azavuga kuko azaba nyine muri kubicuza byo yasohoka ku kanwa ni ugusiguza ijambo umugisha wa kabiri yavuze hejuru y'iyo musaza wagiye impaka n'abasore aravuga ngo uno musaza sinamenye yakumvise neza uno musaza yaragomeye ngo muratsinze mwa basore muratsinze avuga n'ipantaro cyo mu Timoteyo kuko igihe cy'imperuka ngo abantu bazigisha inyigisho ngo zihwanye n'ibyaha kagira ngo n'abandi babasoma kagira ngo inyigisho zihwanye n'ibyaha ni mu buryo bw'iyo bize idatunganye ya kipagani none ahantu sabe ko guhasobanurira neza kumve neza urakoze sawa gusobanura bakakigabanya amagambo kumve murakoze cyane turabashimiye kuri iki kiganiro cyiza abantu kuganira kuri bafata umwanzuro ariko kuba muratekereje ibyo tuganira bifatiriye ku mwanzuro turabashimiye Imana ibamugisha ibibazo babivuze ari byinshi ariko ikibazo jewe mbaza ni ikibazo kijanye n'imico ya kera y'imipagani twebwe tuba twumva ko basogokuru bari imandwa batekeraga baraguraga bakoresheje inzuzi n'ibindi hanyuma tukaba twari duturanye n'ababembe n'abapfurero igipagani cy'ababembe n'abapfurero cyari igipagani cyo gushamburiya nicyo gipagani bakoreshaga kigasenya ingo zabo kigahohotera ababyeyi ndetse kikica n'ababyeyi ngo uce icyo gipagani turetse igipagani cyacu tukumva cya gipagani cy'abapfurero n'ababembe
tubona amateka yo gushamburiya yaratwiciye abantu muri sura, atwicira abantu mu minembwe, asenya ingo, abana birukanwe n'ababyeyi, urutwara ababyeyi birukanwe n'abana babo. Tukabaza wese ni ukubera ko icyo gipagani kiri muri kanisa, kandi ni ukubera ko icyo gipagani gikorerwa mu ngo zacu kikabaho. Niyo mwasomye Bibiliya itwemerera gushamburiya, niyo mwasomye urugo rwubatswe no gushamburiya, ingo zose zasanzwe no gushamburiya, kandi akaba amateka y'abapfuye. Tukabaza mbese ubu twahuye n'abakozi bakuru babayeho bashamburiya, kandi mukaba mugiye gusaza. Ese murasaza mudasize mugisobanura icyo kintu? Murakoze. Cyo kibazo cyane. Murakoze cyane. Mwegere mikoro kandi mikoro kuri ya musaza. Ndagira ngo turiye turisoza dukorere niba tuje mu ijambo ryawe. murakoze mwababuje ijambo rya mbere abashimire ijambo vuga hari umugabo uri kuvuga kuvuga yuko abayobozi nk'abapasiteri abayobozi nibo bavugije ibintu mu kanisa. Abo ni abagabo. Hari umugabo umwe yambaye amakimbirane n'abandi kanisa be yagaragamo mwereka ukuri araza mbese ni umupasiteri ahindura uburyo bakurakiza abakiza kakora kundi kuko murabu twabiganiriye amukiza kakora kundi ntamuhaka. Ijambo rya mbere nk'uko urashobora mbese uruhande rumwe turakomeza kugura ikiganiro twabaye byinshi tuzabakara bose bake iwacu mu Rwanda rurita bumva yabugiye rero gusohoka imyaka 20 muri mirongo itanu n'ishirini kandi bakora ntabwo yavuga ikibazo kimwe bapfuye bakamenya ibyo bakora mu cyangwa baba cyangwa baje guhungira bakora ubukizi yakiri twari tumuhore bakamurangiza asinakizura abanyarwanda n'abandi ahashobora kurengera yo kuvuga naho aho kugera uko bakabona jeje kaho inanyo uko kisi tushaka kumwanya y'abahantu b'ibintu yaje wa muri separe biteye kuri kanisa y'abantu atahakira n'amakina yaho kisi musaya y'ukoze yaho kuma ataraki ariko rero ikishimye ngo pasiteri akaba n'undi amakimbirane y'abantu izihare rero zitanga hehe wakiri kwa muri kanisa kandi ureka makina uriya yasanze none wakubaho yasibaseranije kubona n'ubusaba kiyamasikiraho kandi cyakashaga kikaza gukurakiza n'ubara aho ibyo byose abara pasiteri aho uyu muntu watukanye bari yatuma washinjewe n'amerika kandi sawa n'imana y'umwiye ati itorero ngeze itorero y'abayi ati urabona iki umuntu watusaba aho jewe ko baravuga ngo ikisho cyane hari nacu nayo aho kwa bashitsi barabona uwo kandi uzobona ko pasiteri n'umukristo ariko pasiteri arabikanye inakamudikanye n'abasabiko aho sibura ahandi aho ibyo cyane byo gukurikirana n'ibyo mu cyakuri ariko ushobora kristo n'ahantu hagarara mu kwakira nikorera n'ibyo barakira ubwo bahora n'impamvu n'iki aho baho baba munsi n'ubwo tageze cyane n'abana abana kurira kubashika muri guseka ngo bambaye nabi baze gutegeka ibiki ishaka kibazo kuba n'aho pasiteri bageze kuko n'ubwo bariko bakorera nyanga yo kwakira wakora n'umuntu twabakize ntaho hariho harahamwe
kandi hukumu unabayobozi barakigishira umutakamba mwana w'ubu sinjira ariko niba bareba bafite umuranga mu kazi ijambo rya kabiri ni abanyabwenge ijambo rya kabiri ni abasaza rero abantu batatu bafite ariko hano abantu bari kuba agahugu akaba hejuru kabashe kuba hano ririya se bari iyo akaba hejuru basigaye turi no kutamuka kumva abapasiteri ubaka wamubana wasi taho yikiye taho kristo afite afite abantu 200 yibuka abantu babashiki ariko iyo abandi bakora abandi bitonda cy'ibishobezi barangije bakaze cyane nari ntegereje by'ukuri ndashimira abashyitsi bacu bakugerageje umunsi barombe bagakomeza bakubwiye n'ijambo ry'Imana riravuga ngo twigane ingeso z'abantu kandi mukubwire nanezerewe cyane ko abakozi b'Imana n'ipakuri bakoze ariko naje mu myaka maze kumara ubukirisitu iminsi igenda ndeba mureke mbabwire icishe ubukirisitu bwacu no kwizera haba mu bashumba nanjye nyakabanga wacu nta bantu bakizera kandi ibintu byinshi abantu twese barabona impamvu z'ibitera njyewe reba ubukirisitu iyo umuntu ari umukirisitu kujya bivuga ngo atari iyo umuntu ari umukirisitu aza yumva ijambo ry'Imana akakora uko bigenda akumva uko bigenda ari gucisha abantu bakirisitu benshi baba abashumba ni ugupinga umuntu azari yicaye akavuga ngo naka yavuze kujya niko kumva akavuga ngo ibyo avuze ngo atuye hariya ariko mureke kugira ngo icyizere kugira ngo tuzabone Imana naho tugira gutya mbere uyu umuntu azayigisha mwatandukana akavuga ngo umuntu yavuze ibyo rero njyewe hamwe Ninde uzasigaye kuba kugira ngo Imana igira nino ntawe tuje kureba bakubitira kando abamuhangane yabayambere icyicaro n'ikirashaka cyatubereye ariko n'umushahara n'amavuze izari nziza hari hakwiye kuba abayobozi b'amakanisa ibi byavuzwe bakabyumva ndavuga hejuru ibyo bitaro cya kamusika kibarimo ariko iki cyo gaco kubamo kandi ushobora n'abavuze n'abashubije burya umuco w'abantu ujyana n'ubukristo kandi ubukristo ni inyangamugayo ibitabo byakwiriye biga amakanisa y'ino mu butayu twabwiye cyane abaserukira amatorero nibo bishe ibintu zose ntibabihanishije ntibafata amahame kayiriya twabaga noneho abakristo tukarebera kandi tukabasha ukuntu abantu babigira kuko kuvuga ngo abantu mu ikanisa bakora atamuka bakajya hariya bimaze bahuje umukozi w'Imana avuga ngo ahangaha urabasha kuhanga kwashika ngo ariko mu rugo ariko nyine bimeze umuntu wese arayobora akaza hariya n'igihe cyo gutura amaturo abantu bakaza bareba hasi mukajya mu kinyamurera abantu baratambuka hariya byose bigaterwa n'abashumba nibo baza batuma biriya zose biba kandi acishiye ku ruhande tunabitambuza kugira ngo umunsi w'icyorezo tuzabe ni abayobozi kandi ntabwo abatumva ngo bafashe gupanga umurongo iyo umuntu ameze gutya nta n'abamukarisa yitumye ngo yarazaniye n'abandi baramaha ntushobora murayoborwa ngo baza baramukarisa bakajya muri ikanisa y'Imana nk'ababwiye nta kibazo tuyakuriye cyoga kitambuze n'intuco kandi cyateye ubwoba ni abantu batuka abakozi b'Imana byose tugenda tumvishesha no kwitera ubwoba ariko hariya
hariya muri Makaya haravuga ngo muzahirwa bo bakaza batuka bareshera ngo kubera jewe ngo muzishime ingorane zanyu ngo ni mw'ijuru kandi ngo simwe mwabanje kutukwana Yesu babanje kumutwara inyuma twebwe tukabona Kristo. Ibi byose ntabwo yadushoboza kandi ibintu abantu bavuga bibashaka babivuge icyo Imana yavuze n'icyo abantu bihangira tibisa. Ni ukuvuga ngo icyo Imana yavuze yarakivuze bakora ibyo bashaka byose ariko yagihugu twaragihawe Imana y'ibyo aho abantu b'abanyapolitiki bahaguruka bakavuga bakabirwanya baba barwanya Imana. Murakoze. Murakoze kumpa naje umwanya jewe mfite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere kigendanye n'ibyo twavuze byo kuvuga umuti cyane cyane abakozi b'Imana muri iki gihe. Hano hari ingero z'abandi bakozi b'Imana ku isi barimo baje mu Israel, barimo amateriteri y'Kindu muri Amerika cyangwa se Kenya, barimo n'abadresi muri Afurika y'Epfo. Ku cyo cyo ukuri ku bitagenda mu gihugu no mu itorero nsanga iki kintu abashumba bacu n'amatorero yacu abenshi bumva ko atari inshingano zabo. Ikibazo mfite cyo kubaza, ese kutavuga ukuri ku bibazo bihari ni ugutinya gupfa? Nuko Bibiliya itabyemera icyaha nibaza ko abatabikora, abatabivuga, abatavuga ukuri Bibiliya ntibyemere ni ugutinya gupfa, ni icyaha. Ikibazo cya kabiri ni ubumwe bw'amatorero. Ubumwe bw'amatorero ntekereza ko numva ko abantu benshi bavuga nk'aho amatorero yabaye nabi muri Kenya, ariko njye siko byemera. Ntekereza ko amacakubiri mu matorero n'intanga mu matorero zahereye iwacu kuko twarazibonye turazizi. Icyo nibaza kuri izo ntambara z'amatorero, fashe urugero hano muri Kenya harimo amatorero z'amatorero, hatangiye Shalom, nyuma haba Shalom haza n'izindi ngabo zigeze kuri sitatu cyangwa izindi cyangwa se izindi ngabo zingahe. Ntabwo ari umushumba ngo umulayike. Ukibaza ko se birashoboka ko ayo matorero n'ayo mashyirahamwe mpuzamatorero hashyirwaho umurongo bahuriyeho bose mu myizerere no mu myemerere akubahirizwa n'ayo mashyirahamwe? Dore ko bamwe bari muri aya ngaya n'abandi bari muri aya n'abandi bari muri aya. Birashoboka ko hashyirwaho amahame cyangwa se imirongo ngenderwaho ikubahirizwa n'ayo mashyirahamwe yose atandukanye. Murakoze. Ndumva warasifuye Imana ishimwe kuko abashyitsi batwigishije ijambo ry'Imana kandi batwigishije ijambo ry'Imana ryiza. Ariko hari aho ndabumvishije mu mutima wanjye mu gitaramo cyanjye gisugurwa babaye mu gitaramo sinari mpari nabi, ariko mbayeho none. Ariko hari ahantu ndabumvishije abantu bahaye bavuga ukabona bizamugora. Noneho abashumba aba bashyitsi baje bariko baravuga ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana bahaye bavuga bariko baravuga kumva
ubu n'amatorero noneho bazana amahoro noneho bazana amahoro abashumba b'amatorero yose ariko nike bakabigisha ijambo ry'Imana twebwe tukanatuza kwiga bakabigisha ijambo ry'Imana bahabigisha abapasiteri babonye batangiye kugereza kuri ikarisa bakabigisha ukwabo tutari abakirisitu bakigisha abapasiteri yaboze amabone yabo n'ibyo babonamo n'ibyo babavugaho bakabigisha tutari kumwe twese ariko kuko abantu baravuga ngo n'abapasiteri baje ibyo ni gushaka gusambura ikarisa ariko kuri kwari kuri niba abahungu bari bakwiye guhamagara abapasiteri bose bakabatoranya bakabateranya bakavuga bati Imana yaratubwiye iri jambo muzamukora ibi noneho hari uba mu ikarisa akaja muri ibi akaba muri ibi akajya muri ibi atagize bagifamu iyo yagize bamu wahurwa byasanze akurikiza gukubwira na wamukristo akamubaza icyatumye bari mu ikarisa yamara gupima cyangwa n'icyaha cyakurikiza cyangwa ari umugabo yambaye none barakamuvuga ariko njyewe ubundi hatanejeje nuko babategereje abakirisitu n'abapasiteri dufite inyigisho z'abakirisitu tukagira n'inyigisho z'abapasiteri kandi nuko amakanisa asanzwe noneho basanze amakanisa yishwe n'abapasiteri bakigisha abapasiteri bakababwira ngo mwatanga inshingano z'umupasiteri ariko kubigishiriza hamwe twese no gusambura njye kabona ngo inshingano zabo bataye ni ukuvuga ngo bigisha abapasiteri ukwabo natwe batwigisha ukwacu batubwira ngo twebwe tuza kujya kwigisha itorero ry'urwongera rwabo utubwire tukamenya abakirisitu turatwigisha ijambo ry'Imana ariko umusingi w'ijambo ni abapasiteri murakoze kubibaza byinshi mubashije mukwiye kubibaza kandi ikiza kibwira muhari nuko ibyo yavuze byumvikana nuko bisa n'imaso byenda gusubiza byose kuko mubyifuza ariko reka mbanze mvuge ku wese ikibazo batwaye kuzera make tuba twaravuga abapasiteri ukwabo n'abakristo ukwabo kuza muri myumvire mwumvishije ariko bari mu buryo twavuze intego yacu twari kubabwira inshingano y'abantu b'Imana twari twavuze ikarisa byose muri rusange twari kuvuga ngo iyo tumenye ko hari ukunyuranya n'ibyo tudahuje byenda tuba twaragiye tubigaho ariko twe kuko twigisha ikarisa byose rusange uko mukwiye kwitwara icyo gituma twababwiriye hamwe ariko rero ibibazo biri muri mwe turatangira komandasiyo turusha twatanze zacu mpanuro ariko hano hari abapasiteri bafite hekima nta nicyo tubifuza murebe komite yanyu bahuza muzoharanje ibyo bibazo byose uko mumeze mugende mubishyira kimwe cyo kwigirwa hano ikindi cyo kwigirwa hano ntabwo nawe mwaza mudufata ko turashaka ngo mugire intego mugire izina ryari bibazo bizoza byigirwa n'uko bizoza bikongera ariko twe twaba twababwiye hamwe bon ndasubiza kuri
tuvuga reka mvuge ibintu babuze tutavuga ni ugutinya ni ukugira gute ni ukubogama ni ibiki kuvuga dukwiye kuvuga igisubizo wibuka igihe cya repubulika ya minisiteri mu gihugu cy'ubunyaga repubulika yaje kutubwira ko akwiye kuvuga wabanza kubitinya sinubwira ubwami bwawe ariko wibuka ijambo yamubwiye yaramubwiye ngo wibuke aho uri ahari icyatumye Imana igutoranya ku mwamikazi kwari kugira ngo ugire icyo uvuga mu gihe ngiki kandi nuvuga ni sawa uba uragavuze Imana izitoranyiriza abavuga kandi izakiza mu Abisirayeli iciye mu bundi buryo ariko wowe n'inzu ya so uzogera mu izuba uko Imana yagiye guceceka n'abamubatuje neza cyo ni ikibazo ni igisubizo mvuze dukwiye kuvuga aha igituma uri mu itorero ni ukugira ngo uvuge itorero utavuze niko babaza ngo ariceceke guceceka ndanana uvuga ukuri uzi ko kwari kw'Imana tuvuga bitakwerekeye ariko kuri n'abari kw'Imana ukwiye kuvuga icyo kivuyeho ndaje kukigoba bene data nubwo twogira amatorero menshi abantu bakunda kuvuga doktrine ariko bikwiba na doktrine zitazihinduka ikintu cy'indobo ngisubiyemo ikintu cy'indobo kandi kivuze gutya n'abantu abapasiteri ni muziki uwo abantu barakwigisha uko babona ndabona yavuze numvise umuntu umwe wo muri twubu n'umuhungu wawe yagiye gutanga ubusuda ku muhofu ibyo ngo by'indobo by'inzoga ngo iyo ngo niwo mwizeye ngo ahubwo ngo bazaza muri iyo bari kujaza ngo abazungu ngo izo bazatanga neza icyo ni ikinyoma ni ikinyoma ndazoga zitakorwa neza ikinyoma ntaho byabaye muze kuvuga amagambo meza ukumuza n'inyigisho uzoza muresha tugira misiyonari wacu niwe wabaye icyo muri Kongo witwa Beta abantu benshi baramuzi umuhungu we mukuru ngo ni David yaragiye ise yari umukuru w'abantu kera mu tufise isi aje akakunda kugendera mu gihugu cy'abahindi wabona ko yashimana n'ukoko w'umuvuzi isaramu ya nyamara aba bantu bagamije ijambo ry'Imana nubwo bemeye baza barikabika washatse umuguru wacu z'umuco wawe umwana arandikira kuze ndasake ashaka umukobwa wawe bakigira kangahe w'abakobwa bicikira icyo ugiye kuvuga inshiri nyinshi muri gushaka ko abantu ngo bibaye ngo uhabwa uruji ngo zo kwigaho kurabati n'ubwo ngo David isebya mwana gushaka agiye gusaza adashatse bakomeje ijambo ry'Imana Bibiliya ni ijambo ry'Imana ibindi muri kugendamo Bibiliya niko bagira ukubeshya ko mwakira neza ukubeshya indoba n'indoba siko turi kurahiza mpagaze mu mwunge w'ibyakisitu abayumva n'umugore ikimana ihuje ni umuntu ugaragara bitandukanye uturezi tuzatuvuge ngo
hari ukuntu ngo badekarare divorce nini titwishyura ibintu tuzosanga dukoze isuku ngeka mbere abapasiteri niyo bamaze kukivuga nayo uburyo bwo kwakira abantu reka mbaze ngende ije ikintu cyo gushaka Bimuruzi ibintu byose niko bitubwiye izivuga ngo hafi umuhanuzi n'ibindi ariko mwicaye hasi mugenzure igisani kireke icyubaka cyubaka mumenyere neza si ibitangaza kugira ibihigo si ibitangaza twabaye gushangira kwambere bwanje nushobora kubabona nabo bibashingiye ku menshi nabo bitanga babeshya bacira abagenzi bazana ibitari murabyumvishe neza aho bahageza hasigaye akazi kacu twebwe nk'abakozi uri uko tuje iyi situwasiyo ese uwo muco wuba muto cyangwa uwo muco wuba muto tukawara reka mbabwire mariyamu ndazana kumuvuga mariyamu yari umuntu w'imana hari abantu benshi bazashaka kumuvuga ngo hari imana yari mariyamu yari umuntu imana yari yahaye kuganisha yari zimwigishije rero ntarabikora byicyaye abantu twese turabona ibintu bidasanzwe ibintu byo kwicara ngo twakurikiye ndavuga umugani simvuga abantu n'abariho n'abandi gusa ubu bazaniye bazaniye agarenga ngo niko bazabagira bazana bazana n'ibindi abagabo bari muri izo nzu baravuga bati yemwe turaruzi ni yemwe n'inzovu n'akarishe ejo bundi turabona ko mwana bameze ni ngombwa ko uraheshe imana ngo nimubwiye ukwabwira abantu isuku ko imana ibeshya arangana n'utwo dukuntu twose turebe n'ingataka icyo by'inganje turabona ngo no abashyizeho kandi ngo bashyize bazakora amayitaje umuntu ushaka kubashaka n'abariye n'abariye abo bantu abarwaye n'abandi bakagendayo niba baza kubwiga ngo wabashyize n'uyu izo dukora ikintu cyose mu bw'agaciro nawe buri wese uza muri aho mu rwanda kuzaze rw'abakoriri n'inzandiko yashubije izo bamwandikiye ku bibazo byari byabaye ikibazo cy'indoha ikibazo cy'ameza ikibazo cy'abahari n'ibindi yandika abasubiza ajya gusubira ku kintu cy'ameza yabaye icyo n'ahabona umwana ukuru nicyo ngiye kubaza abwira umupanga arabwira ijoro umwanya baramuganga niyo bagenda bivuga yesu ubuzima arabashimira abana n'umubiri wanjye utama kuba nadibaye nuko muze kumara kutamuka ayishayira abagabo uzoza bamenya umubiri w'umwana no kumuka hasi uzabone umwerekana amafaranga n'icyo yumva niba uzakubikora umuntu azayirinda yisuzu so uko bivuga ubu ngubu amadokitrini ni menshi hari abavuga ngo no mu nzu yawe ibintu bitangaza ibindi mbese kera siko barandika n'ibindi ariko icyo bagiye kuvuga kuri ibyo ni uko hazashyikirana ubuyobozi tugafata imyanzuro murangije niyo yakomite rero tukavuze dufata imyanzuro ureke kuvuga ngo tuze dutekanye ibiriya bintu byo gushaka mariana tukafata kandi yarabivuze yigeze kutwigisha bavuga ngo si naje nimwemeye ko murahana ariko muzi ko mwabaye inama byose cyo gihe muri kubwira abakristo
ibihekwa n'ibyo by'ibitangaza bihaye abantu iyo mubigisha imbaraga z'Imana bakabisengera bigashira n'ubwo nanone mw'abantu babyamamaza murimo kwamamaza imbaraga zabo nta kintu kiboneka n'igihe uko nimuhemu wese bibika imbaraga iyo mubwiye abantu ko ntacyo bimaze tuzobisengera bigashira kuri ko kumenya ko ngo mubwike icyo yaragize ngo cyamamazagaho kweli hari ibyo tuzatwigisha reka bivuge kuri pasiteri biteye n'isoni ari umuzungu umwe w'umumisiyonari umuntu yagusaga yigisha ngo abapasiteri ngo barabahanije basohoke wa misiyonari ari mu mbese kuriya gase isura yazi pasiteri kitari kuriya wasoje umunsi bakora bitako n'abayibya taba pasiteri barabya haba umunyabyaha wani wewe pasiteri uzogenda ariko rero kwa ibintu byose mbigereranyije n'ibyo cyo gutangaza umunsi so gucyo tuzi ko ariko tuzi ko kaze gusa kaze gushishaho buriya gukomeza mu magenda nabi nabo bakama bahanura n'ibyo njyewe kuko nabagira inama ibyo n'ibyo uzubishyire ku muhango biriki ubu rwego bigezeho mu rwego rwo kubihira ifaranga uzanye amafaranga uzoza kuyambara uzanye ibiki nanjye igihe kimwe narwaza umugore wanjye n'abantu aza mu Rwanda kwifuza ngo agerane ararebe ngo ushobora kumenya mu gihe ko mukiri muri Kongo ngo bazotanga ifaranga ngo baze kuryamagana bahamagara ngo uzotanga ifaranga yawe azarikora zikaye ngo umuntu azagende kuja kuri Kongo kuryamagana ariko imbaraga z'Imana mu bwonko ni gutanga ibyo byinshi uwo nawe bavuze si umucyo wa Kristo sasa tuvuga ko anatwumva ibintu ko kuriye nabo baba kubera gusa ngo iyo Kristo cyane bijya ariko sukiza kiko jewe abandi bishimana bageze kubigisha no kureka muri haba ni uzuru azarwa ibyo akuwe Imana ya nzozi zaje kama kwa abantu kuze babye Mana jeje sikubirikira kintu tonarije nawe wese yo kwiseruka uvuga gusa ubu bigakashaka ndakazinda bwaje kero uzuka n'Imana ikoreka byose barakubwira uri mu mucyo tubona ibibazo bikukanya baraya hamuka tubamo tubona ubwo cyane ki nimuze babwire ababwire abakora n'amazi kuruku n'ababiri igishimana Mungu utalinda uko tumeze leo ni kanisa lakini leo kumaliza icyaka takuvuga nuko akiteza si byiza n'uwabishikariza ubonye yuko yasize gusa aho kuba umubwiyeho nawe wamubwire ubwira ukwiyigisha wasanga genda uvugane n'umubwire mu gihe cyacu tuciwe ukigorora umunsi umufitanye ariko mugiye kuza mubwira kucyubwira azakakira muzaka ubazakira mbese utera yaki undi niyo yari afite impamvu wewe waki udafite impamvu icyo gihe tumara gusanga ikarisa ya Kristo bene abo bakristo bawukana bafahamaje abakora ngo ndikiya naye murako bajijije gusa nuko bw'utinda hari umwana umwe wapfa kwahirwa kera
bamutumira urenge kuza kuba mwarimu arigisha ngo ngeze hagati umuzee wiwe kabisa n'umwana akisanga ngo bamurebe uko amugirira inshara aja mu ngoro wa mugore yamaze kumurega ngo yamukoresheje icyaha umuntu wagiye baramubara urahakana umugore wawe baramuteka icyo niyo basubiza wa mugore wabushatse bamusubiza wa mugore baramugira ati sawa mbere ariko sishyuma nzicara mu gitondo mbisengere uriya mugabo mbisengere n'uriya mugore Imana ifite urubanza twamurariye kuganira twamurariye kuganira wabera ko mu myaka ishize wa mugore afashwe n'indwara ntararwara ngo ajye kugura hano hari n'umumamagarira abantu ati mugisemo nawe ucimba nakingo ibinyoma bamare kwireka ahantu bava pasiteri na pasiteri ati nuko byanditse bageze aho bamujya babarateza bati ntosubire ku kazi kawe wamugabo aramuti gasubira tashe nawe kuragenda mu buryo bw'Imana kuragenda Imana ibabarire kuja kuriki sinzi reka mvuge naka twarareke twakumva ibintu birebire none wakisi icyo twabigishije ubumwe bw'itorero ry'Imana itorero ry'Imana n'ibyo mwavuze ngo siriya gusa byaje byakoze ariko ni imyumvire yabushanye uko Imana yavuze n'uko abantu baza badafisiza ariko icyo babwiye n'ubu natwe byari ariko twari turagana bikomeye cyane by'abantu byabo ibikigushanije ni gusengana n'ibindi ariko tumaze kubicarira bigeze ku rwego kigereje kunguka tubwira gushaka bw'Imana twerekana icyo ndangije mu bene muri cyane bibiri izabayobora mu gihe cy'umuganda cyose gisoje muri cyo gitera kuba itorero nari cyo gukora cyane mu gusiga kwasigiye kwasigiye metodiste ntabwo bagomba kugira ati tujya gukora abapasiteri kitari n'abarayiki ati tugira na kimwe buriya branche ukuvuga ko iyo tujya gukora ikintu cyemewe abapasiteri batanu abarayike bakikemerwa kuko nibo bagize ikanisa ijana none rero cyatumye kinini y'uko bagira inama bafatikanye niya n'ahandi tuzorwa twebwe tubwira abakristo ko bagomba kujya hasi bagakorera hamwe bakumvikana icyo navuze ngo singende muri detaye ibintu bagiye kubaza turagenda tubivugaho bukeya ziriya hari uwabajije mbese ngo gituma abantu batavuga kuri icya mbere y'ubwoko icya kabiri si uko batakuze icyo kimwe kiri imbere y'abantu ewe data ndayifuna ngo murenge yituma batubwira byinshi ariko ntabwo tubwirwa komanderi icya kabiri hari uwabajije mbese ibitagenda n'icyo gituma abantu babekera mu makanisa nuko twari tutaraje inama ubundi tumara kuja inama mukicara hasi muzaza muvuga ngo mubwere ikintu mugihuze na Bibiliya mugishirikire cyangwa kigari cyari kivuze n'icyicaro nicyo twari dufatiza umurindi ngo mugire icyicaro nta kintu muzakora mugafite icyicaro
hari uwabajije cya gatatu mbese izi ntambara dufite ko abantu batumviye ngo babifitemo uruhare rw'izi ntambara gukomeza kudukurikirana yego jewe nabishyigikiye kandi nitutubaha Imana ngo tugendere ku murongo w'Imana iyi izoshira hasi y'indi ushaka kugira iyi izoshira hasi y'indi buri gihe Imana yagiye ngo abantu batangira gushyikiriza ari kuva n'igihe icyo rero ndabishubije ni ukuvuga ko byavuzwe kenshi ngo twubahe Imana tuyobore tubana tukuze uburezi bw'Abayisiraheli abantu bari bagiye kwambuka ariko ngo barimo kugira Imana kugeza bageze imyaka 2 bageze imyaka 38 bazinduka icyo bishubije gutyo habonetse mbese ukuri tuzakumenya gute ukuri ntahari umukristo ni muri bibiliya icyo gihe aba bashumba abakozi b'Imana yahaye niba barakurikiana bakabitunganya bazabere ku murongo wa bibiliya baza bababwira ngo iki muntu kubashyigikiye kugira ngo tujye twabivuze baje bababwira ngo iki tutabikorwa bababwira n'umurongo wa bibiliya twese kugira ngo ya ubundi yabajije kugira ngo ikibazo kino agishuje dukuyeho icyanya cyomeye Elisha wabajije ngo abigisha barwanye n'irayibyaha icyo navuze abasaza batsinzwe ntaho hafi rwose n'ababwiye ngo aba bantu ntibakemeza inyigisho ziwacu ko bagenda bishakira abahuje n'irayibyaha none rero ntibashobora kubabishyira mu murongo ko barakenera bahwanye n'irayibyaha niko gutsinda yavuze ngo barabatsinze urahumuriza ariko si uko barashima ni uko n'abantu b'abasaza mu murongo abo bantu bafite urahumuriza aho twebwe kuwabajije ibipagani na za kirazira n'umuco abantu bazaba bazitirana hari igihe abagabo bigeze kutubwira ngo ibintu byose umuco wacu wose urora icyaha icyo gihe bagenda bakinisha inkoko naho mukiririye bakabituma baba bafite Imana ariko yariko isoko kubatizwa mupaka no kubikoko aho tumaze kuzirira ziraba iriya kubikoko zijyanye mu murongo w'ukirisi ariko umuco ni imirimo myiza n'indangagaciro ariko harimo za kirazira reka tuzivuge nazo imico y'abanyamurenge bwo gucura umugore wasizwe n'umuvandimwe iyo ngiyo ni kirazira n'ibiribwa n'ibindi bisa n'iki ubwo rero biriya yatweretse umuco mu gutandukanya kirazira ishingiye ku byaha kubyo n'ibindi gusa reka gusubiza iki kindi abapasiteri bajya kuzana abakirisitu b'abandi abatubajije batubajije ukuri kugari tukavuga hano ngo dukeneye amazi twicayeho ni kuko abantu bajya kuzana amazi ukazitera ukazana ayo twafunguye hariya ese wabuye kuvoma amazi yashize turayafitemo ariko ari y'ubuyobozi no kuvomamo cyangwa ngo biremerwa n'ubwo w'umugabo kuza kuvoma mu nzu y'abantu muza gusaba amazi umwana gusaba amazi ariko ntabwo rwemerewe kubivoma mu nzu urahamutse kabisa ryane ese kurya kuvoma kwa naka uzovuga ngo Kristo yugusa ntabwo yugusa y'amazi yarahari nta kindi kintu twungutse bishaka pagani barahari none rero kuzana abapagani ntabwo wumva mu bwoko buti udutera akazi ariko murabuteye kuri niba rero byaba kuko turabakristo ni ubusho bwa Yesu titubwiriza ngo hagati cyangwa reka kujambo ry'Imana ni umubabarira ukamubwira ngo tukoze uko bidafite ariko cyane waba rero ukareba mu kazi ko kwanaka
kuzabishaka bakirisi n'abawe tishimikiye ko ariko niba kubikoresha tutandukanye bakomeza kumukirisi Yesu yababariye ibyo twakoze byose akabyihanganira cyangwa kugira ngo ushake kwereka ko uri umukirisi ni umubwira ngo tubabarane kandi bashobora kugusiga yaje gusaba imbabazi niyo biri yari bazi niba ukaba ufite mugenzi wawe ubwere byinshi mu amamba kanisa byinshi byateye ni ukuvuga ngo yaje kugira wowe uri maso ubona uzikiri cyiza kandi yaje gusanga yaje kuko ikindi tuzarangiza ikindi cyabajijwe ni ikibazo ngo kuvuga ukuri ni kuko ukuri ni ukugendera mu murongo wa bibiliya ntabwo ducigaho ikindi basabwe ko amatorero ngo amatorero babaye benshi ngo nta mpamvu ubwisi bw'amatorero si ikibazo icyo kibazo dufite ikibazo n'uko abantu batari cyane mu mugani bose yabavugwa bose yaba bahanuye abakristo bose bashobora bari hafi miliyoni zitatu ni igihano Imana yaduhaye cyangwa nimba ari igihano muraza kutubwira impamvu yotuma yitwa Imana Yohana twenyine n'abandi ntibahane icyakabiri ndabaza uruhare cyangwa se umukoro w'itorero muri zino ntambara ziri kubera iwacu uruhare rw'itorero ni uruhe ikibazo cya gatatu hari aho nategereye mu cyumweru gishize mu giterane abashumba bacu barimo bavuga ko twaje ino mu ivugabutumwa kubwiriza amahanga guhindura amahanga ndatekereza ko mumaze gutembera mu bihugu bitari byinshi birimo bene wacu mubona iryo vugabutumwa ririho rirakorwa koko cyangwa probabilite ni ijambo gusa ryavuzwe riri aho ngaho ritarimo rirakorwa akabazo ka nyuma izi ntambara n'iki Imana yazivuzeho n'ubu ngubu n'iki iriho izivugaho kuko hari ubuhanuzi dushobora wenda kuba tutazi cyangwa abantu benshi batazi ariko twagira ngo tubwire icyo Imana yari yaravuze kuri izi ntambara ese zizorangira ryari kenshi tugendera ku byo Imana yavuze ko ni kaya constitution